Good, urakaza neza, guhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka ibanga utamenye kuri TikTok kugira ngo ubashe kuyizamura neza. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura n'inzogera. Abantu benshi bararikoresha cyane ukabona ama account yabo arazamutse. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze ukamenya icyo wakora kugira ngo uzamure TikTok yawe. Kora subscribe. Nk'aba ngaba nibyo bakoresha kugira ngo bazamure account zabo. Ugiye kumenya ibanga abandi bakoresheje kugira ngo bazamure TikTok zabo. Subscribe ni ingenzi cyane maze tukagendana neza. Okay guys, ibanga rero nakubwiraga ni ugukora icyo bita thumbnail cyangwa se cover photo, ukaza kuyishyira inyuma ya video uploadinze cyangwa se indi foto runaka. App turi bwifashishe niyo bita Polish cyangwa se photo editor, urayisanga kuri Play Store cyangwa se App Store. Dore ni iyi ngiyi natunzeho udufresh tubiri. Iyo app numara kuyidownloadinga uraza kuba wateguye ibyo uri bukoreshe kuri iyo thumbnail cyangwa se cover photo yawe. Uraza ukande kuri photo editor cyangwa se Polish, ubundi utegereze iraza gufunguka muri buno buryo. Nimara gufunguka uraza hano handitse ngo photo, hari n'ikimenyetso cya plus. Hano natunze udufresh tubiri, uraza ukandeho gutya. Ukimara gukandaho urahita ugira muri gallery yawe, noneho uzi kuba wahitamo ifoto ugiye gukoresha. Tuvuge urugero, ndaza jyewe ndebemo ifoto ngiye gukoresha, wenda tuvuge ko ari iyi ngiyi, ndayikandaho gutya. Sorry, hariya nta ads abajemo. Numara kuyikanda murabona ko yamaze kugeramo, uraza uhite ukanda hano handitse ngo effect. Ngira ngo ifoto murabona ko yamaze kugeramo, ni iyi ngiyi ngiye gukoresha. Urakanda kuri effect, none numara gukandaho uze uhite ukanda hano handitse ngo background. Ahangaha ngo ndaze mpite nkanda kuri background. Urabona ko biri kurodinga, urategereza background y'iyo foto ikavaho. Okay, mana ko yamaze kuvaho. Nimara kuvaho rero nk'uko uri kubibona, ndahita nza nkande hano hejuru kuri kano kantu ka V. Kano natunze agafresh, agakandaho gutya, uraba wamaze kubikora neza. Noneho hano ugiye noneho guhitamo ibara riri buze kuri background ya thumbnail yawe cyangwa se ya cover photo yawe. Ukuntu bikora rero, waza ukanda hano handitse ngo drip. Ahangaha natunze agafresh, urakanda kuri drip gutya, tegereze birodinge, urabona ko bahita bakuzanira amabara, ukaza guhitamo ibara ushaka. Uraza scrolling hano, wenda mvuge ko ngiye guhitamo ibara nk'iri ngiri. Urabona ko namaze kurihitamo, cyangwa se nawe ugashaka irindi bara ushaka. Urabona ko iyo urikanzeho rihita rihinduka hakajyamo iryo ukanzeho ushaka gukoresha. Wenda tuvuge nk'iri ngiri, urabona ko rijyaho, n'iri urabona ko rijyaho. Numara kubikora wamaze guhitamo iryo bara ushaka ko riza kuri background ya thumbnail yawe, uraza ukanda hano kuri V. Ndaza nkande kuri V gutya. Ushaka hano wahita ukanda kuri save kugira ukayisavinga kugira ngo utaza kuyibura, cyangwa se ugahita wikomereza. Ikintu uba ugiye gukora ni ukuyishyira muri size 9:16 kuko ari iya TikTok. Dore ni ahangaha, ukanda kuri crop, ngo ndaza nkande kuri crop gutya. Nimara gukandaho urabona hano banzanira size zitandukanye. Hari size ya 5:4, 3:4, 4:3 n'izindi zitandukanye. Igihe cyo nkora rero, kuko ari iya TikTok, ndahitamo size 9:16. Dore ni iyi ngiyi, reka nze nyitunge agafresh uyirebe. Dore ni iyi ngiyi. Iyi ngo ndayikandaho gutya, ubona ko size y'ifoto ihita igira gute ihinduka. Nimara kubikandaho ndahita nza nkanda hano hejuru handitse ngo V, uku nguku. Ndahita nkandaho gutya kuri V. Noneho nindangiza ubwo ngiye kuba nashyiraho amagambo. Ushyiraho amagambo, uraza scrolling uzireba hano handitse ngo text. Dore ni ahangaha, ndakanda kuri text gutya. Noneho hari uburyo bwinshi ushobora kwandikamo, hari style nyinshi zitandukanye. Urabona ko ngira ngo uri kubibona, ukanda kuyo ushaka ukaba ariyo ukoresha.
wenda tuvuge urugero ko ngiye gukoresha nk'iyi ngiyi, ndaza nkandeho gutya, nimara gukandaho ndahita nza kuko ngiye gushyiramo ijambo ryanjye, ndakanda hano handitse ngo type kuri kano kantu, ndakandaho gutya, nindangiza mpite siba ari amagambo yanditsemo, ninyasiba bahita bambwira ngo type to add text, wenda ngenda ndashyiraho ngo kuzamura TikTok gutya, nindangiza ugabanye wenda size, ushobora kugabanya size y'ibyo wanditse, kuyigabanya urabona ko ukandaho kuri bya bintu wanditse, ugakanda hano hehe mu mpande gutya, ubundi ukayigira ntoya, cyangwa se ukaba wanayimura, urabona ko ushobora kuyizamura cyangwa ukayishyira hepfo, kugira ngo muri kubibona ko byose bishoboka. Noneho njye nshobora kugira gutya, nkavuga ati reka nyikore uku nguku, nawe uraza guhitamo, ushobora kuyigabanya size yabyo cyangwa se ukayongera ukayishyira no mu ruhande runaka ushaka. Nawe hano rero uraza guhitamo uburyo uri bwandike amagambo yawe, kugira ngo uri kubona ko hari sitayile nyinshi ushobora kwandikamo title yawe yo kuri cover cyangwa se thumbnail. Nurangiza uraza uhita ukanda hano handitse ngo V, kuri kano kantu ka V, urakandaho gutya, hano biba byamaze gukunda, urabona ko hano wamaze gukora cover yawe neza, cyangwa se icyo bita thumbnail kuri YouTube, wayishyize muri size 9:16, byose wabirangije. Wenda ushobora no kuvuga ati reka ashyireho yenda indi foto runaka, nabyo ushobora kuba wabikora. Ikintu ukora, uraza hano handitse ngo add, hano natunze agafresh, ukanda kuri add, kanze kuri add uhita ugera muri gallery yawe, ushobora guhita ukanda yenda kuri TikTok, avuga ati gashyireho ikimenyetso cya TikTok, urabona ko cyahise kizamo hano, dore ni iki ngiki. Warangiza ugahita ugishyira yenda mu ruhande ushaka, avuga ati reka nyishyire hano hejuru, warangiza ugakanda hano hantu hejuru handitse ngo hari akamenyetso ka V, ndakandaho gutya, nimara kuyikanda urabona ko byamaze gukunda. Ikintu ngiye gukora ni ugusevinga ino thumbnail yanjye cyangwa se cover foto yanjye. Icyo nkora, ndaza nkandi hano hejuru handitse ngo save mu iguni ry'iburyo, hariya natunze agafresh, urakanda kuri save. Numara gukandaho urategereza, aya ni ama ads aba ajemo murihangana, noneho urabona ko bahise batubwira ngo saved, ngira ngo uri kubibona, ubu thumbnail yacu yamaze kuba saved. Ushobora guhita ujya muri gallery yawe ukajya kuyirebamo, cyangwa se muri file yawe, uraza guhita ubona ko yamaze kujyamo. Reba muri image, urabona ko yamaze kujyamo, dore ngiyi. Ushobora no kuyikandaho gutya, urabona ko ari iyi ngiyi. Ikintu tugiye gukora rero noneho, ngiye guhita nkwereka uburyo wayishyira kuri video ya TikTok yawe. Ubwo turaza dufungure TikTok yacu nk'ibisanzwe, dore ngiyi, urayifungura gutya, urategereza ibanze ifunguke. Ni ukuvuga ngo ni buno buryo abantu benshi bakoresha. Ushobora kuba umuntu aba uri kureba video zawe kuri TikTok, noneho yabona ari nziza agahita ajya kureba mu video yawe, ubwo bisaba ko ari uba ufite video nziza warashyizeho thumbnail nziza cyangwa se cover photo kugira ngo abe yareba izo video. Ubwo ikintu nkora rero, ndaza mpite nkanda hano handitse ngo upload, kwa uploadinga kuri kano kantu ko guteranya, ngo ndagakandaho gutya, wategereza. Nimara kugakandaho ndahita nza hano handitse ngo create, cyangwa se kuri post ushobora gushyiraho ifoto cyangwa ugashyiraho text, ariko twebwe tugiye kuba twahitamo video tugiye ku uploadinga, noneho dushyireho n'iriya thumbnail naberetse. Ushobora kuza hano ahangaha kandaho gutya, noneho tuvuge urugero, ndaza mpitemo akavideo ngiye gushyiraho, ubundi nze gushyiraho n'iriya thumbnail.
noneho ndaza mpitemo nk'aka ngaka wenda kano natunze agafureshi cyangwa aka ngaka, uhitamo ako ushaka, ndahitamo kamwe kuvuga ngo wowe uzahitamo iyo uzaba ugiye kugira gute ku uploadinga, noneho nindangiza ndaza mpite nkanda hano handitse ngo next, aha ngaha gutya ugomba gukurikira step by step kugira ngo utazibeshya ukabireba neza uburyo bikorwa. Numara gukanda next noneho hano ni handi uba ugeze ushobora kwandika cyangwa ugashyiramo ama stickers ushaka. Okay, noneho hano ushobora kuza ugahita wandika hano icyo bita description, aha ngaha ugashyiraho umutwe wa video yawe, hano ugashyiraho ama hashtag ukamentioninga nk'uko ujya ubibona abandi babikora. Hano ikindi kugira ngo uze kuba wabona views nyinshi cyane kuri video yawe, ukanda hano ngo handitse ngo everyone can view this post. Hari abo usanga barataginze abantu cyangwa se babigize private cyangwa se baravuze ko aba followers ari bo bonyine bemerewe kubona video zabo. Ibyo ngibyo urabihindura ubigire nk'uko nguko bimeze, handitse ngo everyone can view this post kugira ngo bishobore kuba byakuzamurira umubare w'aba followers bawe kuri TikTok. Okay, tugeze kuri cya kintu cy'ingenzi rero naberekaga, ugomba gushyiraho thumbnail cyangwa se icyo bita cover photo kugira ngo ukurure umubare w'aba followers, uzamuke likes ndetse n'amakomenti ndetse na engagement muri rusange izamuke kuri TikTok yawe. Urabona noneho hano kuri ya video yacu handitse ngo edit cover. Iki ngiki nicyo tugiye gukora rero, tugashyiraho ya cover twamaze gukora dukoresheje application bita Polish cyangwa se photo editor. Ngira ngo mwayibonye, iboneka kuri Play Store ndetse na App Store. Uraza rero ukanda hano handitse ngo edit cover, urakandaho gutya, numara gukandaho urategereza akanya gatoya, bahita noneho bakwereka hari ukuntu rwakoze video ukaba ushaka ko igice runaka cyo muri video kiza kuba cyagaragara inyuma yawe ya video yawe. Urabona ko hano twebwe icyo bari baduhitiyemo ni iki ngiki. Hano ushobora kuza ugahitamo iki ngiki cyangwa ugahitamo iki gice cyangwa ugahitamo kino cyangwa ugahitamo iki ngiki, ariko twebwe kuko twamaze kwikorera cover yacu, turaza dukande hano handitse ngo upload, hari akamenyetso ko guteranya, dore n'aha ngaha naberetse aha, hano natunze agafureshi, niho tuza tugakanda kuri upload, tukajya muri gallery yacu tugahitamo ya cover photo yacu twikoreye. Ni ukuvuga ngo iyo utayikoze TikTok iguhitiramo ifoto cyangwa se igice kiri buze kugaragara inyuma ya video yawe. Ndabizi n'abakoresha YouTube murabizi yuko iyo utashyizeho thumbnail YouTube ihitamo igice kigaragara inyuma ya video yawe. Turaza rero dukande kuri hano kuri upload, tumara gukanda bahita batugeza muri gallery yacu, tugiye guhitamo ifoto noneho turaza duhitemo iyi ngiyi twikoreye kuzamura TikTok niko twayise, turayikandaho gutya. Numara kuyikanda urabona ko yaje hano, ushobora kuba nawe wahindura igice kiri bugaragare, ngira ngo uri kubibona iyo wakanzeho, ushobora kuyigarukiza hano cyangwa se ukamanura gutya uku nguku bitewe na size yayo. Ngira ngo mwabibonye uko nabigenje. Noneho numara kubikora uraza hano hejuru handitse ngo save, ukande hano hejuru handitse ngo save, uraza ukandeho gutya. Numara kuhakanda urabona yuko cya gice cyacu cyagaragaraga inyuma ya video cyamaze guhinduka, hakajyaho ya cover yacu twikoreye. Ngira ngo mwabibonye. Noneho hano ushobora no gushyiraho description bitewe na video yawe ikivugaho. Warangiza byose iyo wabirangije uraza ugakanda hano handitse ngo post, aha ngaha hano hasi. Ni ukuvuga ngo icyo naberekaga ni uku nguku uko wakora cover photo ya TikTok ndetse n'uburyo wayishyira kuri video yawe. Kiba gisigaye ni ugukanda post. Ndabizi neza ko abantu mwese mubizi, ukanda post, kandaho ugategereza, biterwa na video yawe ukuntu ireshya kugira ngo ibe yabasha kuba uploaded. Ngira ngo mwabibonye. Hano rero ushobora no kwitaho yisharinga, uvuga ngo video ukayisharinga ku ba friends bawe cyangwa se ugakopiya link ukaba
wayisharinga ahantu runaka. Nizere ko wowe twabonye muri ino video, nizere ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa. Urabona ko nuzana no mu mavideo yawe, kanze mbereke noneho ukuntu yakava iba yagiyeho. Uraza ujye kuri profile yawe nk'ibisanzwe, ukandeho gutya, kandi urategereza. Urabona ko yakava yahise igira gute izaho. Dore ngiyi hano, dore ngiyi, kugira ngo mwese mwabibonye uburyo nabikoze. Nizeye ko rero nawe ugiye gukoresha buno buryo bwo kuzajya ushyiraho thumbnail cyangwa se cover photo ku mavideo yawe kuri TikTok kugira ngo ubashe kuyizamura. Ikindi ushobora kudukurikira ku zindi social media zitandukanye, hose izina ni Ben WJ nk'uko uri kubibona hano kuri TikTok, ndetse na YouTube, ndetse na Instagram, ndetse na Facebook, maze ukamenya uburyo wakoresha neza telefoni yawe cyangwa se computer. Nazo tujya tuzivugaho. Iyo ari ikibazo ufite cyandika muri comment tukagufasha, kwaba ari kugusubiza cyangwa se kugukorera video, turabyihutisha kugira ngo tugendane neza mu kubyaza umusaruro ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.